imvugo ibikorwa biganisha ku cyaha cya jenoside n'ingengabitekerezo yayo bihanirwa, bibujijwe igihe cyose kuko biri mu itegeko, ariko by'umwihariko mu gihe cyo kwibuka usanga hari igihe bizamuka bikiyongera. Abantu rero bagomba kubyirinda, bakumva yuko kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ari cyo cyerekezo, niyo mahitamo y'u Rwanda. Abafite ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, abakora n'ibindi bikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside, abo bose bazakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Icyiza rero ni ukubireka, icyiza ni ukwitabira gahunda uko zimeze. Utubari ntabwo twemewe mu gitondo ku itariki 7, ariko ku gikorwa kirebana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndibutsa ko hari ibyemezo byinshi bitandukanye byafashwe n'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko ku itariki 26 Mutarama 2018 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yafashe icyemezo ko tariki ya 7 Mata buri mwaka ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye bigomba kwibuka ku nshuro ya 31. Ni gahunda imaze iminsi itegurwa, hari ibikorwa biyibanziriza byatangiye. Kimwe muri byo mushobora kuba mwaranakurikiranye ni igikorwa cyigisha urubyiruko amateka hose mu gihugu, cyiswe Rubyiruko Menya Amateka Yawe. Ni igikorwa cyakorewe mu ntara zose, kigahuza rero urubyiruko rw'izo ntara. Birumvikana ko bose batashoboraga kugikurikira, ariko imirenge yose yagiye yohereza abayihagarariye, bahawe rero ibyo biganiro nabo bakajya guhugura abandi mu midugudu no mu bigo aho bakorera. Hanyuma mu bikorwa bibanziriza igikorwa cyo kwibuka nyirizina, ndavuga ibinini, hari inama mpuzamahanga izaba ku itariki 6. Ubu ngubu turayitegura. Inama izabera muri Kigali Convention KCC. Namwe muzaze kwikurikira. Ni inama izaganira ku rugendo rumaze gukorwa mu myaka 31 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, inasuzuma ibimaze kugerwaho mu rwego rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi no kubaka igihugu muri rusange, ariko no kureba ahakiri imbogamizi zishingiye ku mateka, zishingiye kuri jenoside, haba mu Rwanda nyirizina, haba mu mahanga. Iyo nama izabiganiraho, inatanga icyerekezo n'imyanzuro y'ibikwiye kwibandwaho mu minsi izaza. Ku itariki 7 murabizi niho n'umuryango w'abibumbye wemeje ko ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Igikorwa rero kizakorwa mu bice bitatu. Kizabera cya mbere mu midugudu yose guhera mu gitondo saa 3. Abaturage bakaba bari mu midugudu yabo bagahabwa ikiganiro cyamaze koherezwa, ubu kirahari, inzego ziragifite. Hanyuma hakaba n'igikorwa ku rwego rw'igihugu kizabera ku rwibutso rwa Kigali rwa Gisozi, kizatangira mu gitondo, kibanzirizwe no gushyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside. Icyo gikorwa kizanarangwa no buhamya nk'uko bisanzwe bigenda, ikiganiro, ariko habemo n'ubutumwa bw'umunsi. Ubutumwa bw'umunsi rero bwo buzanakurikiranwa no kuri za radiyo na televiziyo, bukagezwa ku Banyarwanda, ku nshuti z'u Rwanda no mu mahanga yose. Nyuma ya saa 6 harateganywa kuzakorwa urugendo rwo kwibuka. Niba imvura ikirere kitwemereye, haba igihe imvura igwa, ubwo tuzareba uko meteo imeze, ariko niba ikirere kitwemereye tuzakora urugendo ruzaba rurimo urubyiruko kuva ku nteko ishinga amategeko kugeza kuri BK Arena. Hanyuma urwo rugendo rwo kwibuka ruzakorwa mu ituze. Urugendo buriya ruba rugamije kuzirikana n'ubundi urugendo abatutsi bakoreshejwe bicwa. Hari ababanje gukoresha urugendo rubi
mu buryo butandukanye. Ni urwo rugendo rumaze rugamije kwibutsa. Hanyuma tuzakora rero umugoroba w'ikiriyo. Umugoroba w'ikiriyo nawo ukazarangwamo no kugaragaza ubutumwa, hazemo n'ubuhamya, ariko hazemo no kuzirikana abishwe nk'uko bigenda n'ubundi mu kiriyo cyose. Murabizi ni umuco nyarwanda. Iyo mpamvu ikiriyo tunagikora nuko mu muco nyarwanda murabizi n'ubundi n'uwitabye Imana mu buryo busanzwe nawe akorerwa imihango ya kinyarwanda, kwera, kwirabura, gaherekezwa, akavuga ibigwi byamuranze. Abishwe muri jenoside rero ntibigeze bagira amahirwe yo guherekezwa gutyo. Ariyo mpamvu iyo umwanya ubonetse n'itegeko nshinga rirabiteganya mu irangashingiro ryaryo ko kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ari inshingano y'Abanyarwanda. Niyo mpamvu rero icyo gikorwa tuzirikana ku iyo tariki, tukabishyiramo iyo gahunda yuzuza ifata umunsi wose. Hanyuma tuzagira ku rwego rw'akarere ho ni bazashyira indabo ku rwibutso rumwe mu gitondo. Buri karere kazatoranya aho gatangiriza icyunamo, bajye ku rwibutso bahashyira indabo, bunamira abahari, ariko bahite bajya mu midugudu gukurikira ibiganiro byo mu midugudu. Icyumweru cy'icyunamo nta bindi bikorwa bizahaba bidasanzwe. Hajyaga haba ibiganiro byinshi, ariko buri munsi urebye, ariko ubu twashyizemo ikiganiro kimwe gusa. Icyo kiganiro kizaba ku itariki 7 mu gitondo. Icyo kiganiro cyonyine gihari. Ni ikiganiro cyuzuye, ubutumwa burimo burahagije ku buryo abaturage nibabukurikira bazavanamo isomo ry'ubumenyi, ariko nuko bashobora kwitwara, bagomba kwitwara mu minsi. Icyo dusaba rero nuko abaturage bose bitabira. Abaturage bose bitabira ikiganiro cyo ku itariki 7 mu midugudu yabo, bakayigiramo uruhare mu kumva ibikubiye mu kiganiro, gutanga ibitekerezo, kubaza ibyo bakeneye kumva. Hanyuma hakabaho no kwegera abacitse ku icumu mu buryo bwo kubakomeza. Turifuza rero yuko bikorwa neza. Ubwo ikindi twagiye tubona rimwe na rimwe ibibazo by'abantu bafungura utubari mu gitondo. Utubari ntabwo twemewe mu gitondo ku itariki 7 kuzageza igihe igikorwa kizaba kibera ku rwibutso rwa Kigali kizaba kirangiye. Ubwo ni nyuma ya saa sita. Nyuma ya saa sita abantu bashobora gukora imirimo yabo yose, igihe ibiganiro bizaba birangiye no kuganira byakorwa. Ariko ndanibutsa yuko mu cyumweru cy'icyunamo itegeko rigenga igikorwa cyo kwibuka riteganya yuko mu cyumweru cy'icyunamo ibikorwa byo kwishimisha bihagarikwa, bikorwa mu buryo bwa rusange, kuvuga nk'imikino y'umupira n'indi mikino yose igamije kwishimisha gusa, ubukwe n'ibindi. Ibyo ntabwo bikorwa, itegeko rirabiteganya ko bitemewe. Ariko imyitozo ngororamubiri y'umuntu akora ku giti cye, iyo ngiyo irakorwa igamije kubungabunga ubuzima bw'abantu. Hanyuma muri icyo cyumweru cy'icyunamo dufitemo n'ibindi bikorwa bizakomeza. Kuvuga hari ahagomba gushyingurwa abantu, imibiri yabonetse izashyingurwa aho basanzwe bibuka ku matariki abantu biciwe, nabyo bizakorwa muri icyo gihe cy'iminsi 7, ariko binakomeze kugeza ku itariki 3 Nyakanga, aribwo iminsi yo kwibuka isozwa, hakurikiraho itariki 4 ari wo munsi wo kwibohora ku gihugu. Muri rusange nuko biteye, nuko biteguwe. Ikindi rero dushishikariza abaturage, ariko byo binakorwa mu iteka ryose, nuko kwibutsa yuko hasigaye nabaha umwanya kugira ngo mubaze ibibazo cyangwa se n'ibindi bitekerezo bikeneye gusobanuka kurushaho. Murakoze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibibazo bireba igihugu cya Kongo ubwacyo, nubwo hari amahanga byinjiramo. Ariko ku gikorwa kirebana no kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ndibutsa ko
ni ibyemezo, hari ibyemezo byinshi bitandukanye byafashwe n'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko ku itariki 26 Mutarama 2018 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yafashe icyemezo ko tariki ya 7 Mata buri mwaka ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye bigomba kwibuka kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni inshingano ya buri gihugu. Bivuze ko buri gihugu gifite inshingano yo kubahiriza uwo munsi no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari u Rwanda rwabishyizeho rwonyine, ahubwo ni amahanga. Icyo ni kimwe. Abatazabyubahiriza ubwo tuzabireba, tubikurikire, diplomasi y'u Rwanda izakora ibinyuze no mu nzego zibishinzwe, icyo gihe bazasobanura impamvu batubahiriza icyemezo cy'umuryango w'abibumbye. Kugeza ubu uko turiho tubikurikira mu mahanga, nta hantu hari ibibazo binini bigaragara byo kubangamira igikorwa cyo kwibuka. Turabona imijyi mikeya yo mu Bubiligi yafashe icyemezo cy'uko kwibuka muri iyo mijyi bitazakorwa, bishyigikiwe na leta y'Ububiligi, ko abashaka kubikora babikora ku giti cyabo, ariko uburenganzira bw'inzego za leta bwo kuba zabikurikira zikitabira. Hari imijyi yo mu Bubiligi igaragaza yuko iyo itazabikora, ariko ntibabuza abantu kwibuka, nubwo ari ukubabuza mu buryo bwihishiriye, kuko kubwira abantu ngo bazibuke ariko ntabwo uzabaha inzego z'umutekano zirinda umutekano wabo, birerekana ko aho hari ikibazo. Ni mu mijyi imwe n'imwe, ntabwo ari mu Bubiligi hose. Ni nk'umujyi wa Liège, ni umujyi wa Bruges, ariko i Buruseli bafite uburenganzira bwo gukora igikorwa cyo kwibuka, yewe n'urugendo rwo kwibuka ku itariki 7. Kugeza ubu niko bimeze. Ahandi ni mu Bufaransa, muzi ko hari abanyekongo bagerageje kuburizamo umunsi wo kwibuka ku itariki 7, bategura igitaramo cy'indirimbo zabo za konseri, ariko kugeza ubu ubuyobozi bw'Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo guhagarika kwimura itariki bizaberaho. Bakomeje guhanyanyaza bashaka ko bikorwa, yewe babigeza no mu nkiko, ariko n'ubu urukiko narwo rwefashe icyemezo cy'uko gukora konseri ku munsi wo kwibuka bibangamiye icyo cyemezo mpuzamahanga, bivuze rero ko konseri itazaba. Kugeza ubu naho tubona biteye, hari ikibazo n'imwe mijyi yo mu Bubiligi. Binagaragara yuko Ububiligi ubundi bwagombye no gufata icyemezo ku rwego rwa guverinoma, kwemera ko mu mijyi yose ibyo bikorwa. Ntabwo ariko biteye, ariko ahandi hose nta kibazo kitubonamo. Guhuza inzibutso bigenwa n'iteka rya perezida rigaragaza ibishingirwaho. Kimwe mu bishingirwaho ni uko inzibutso leta igomba gusigarana izo izitaho igihe cyose. Ubundi uko byari biteye, akarere niko kagenaga umubare w'inzibutso zako. Ugasanga rero hari uturere biremerera bitewe n'ubwinshi zifite. Hari uturere dufite inzibutso nyinshi, dufate nk'akarere ka Huye, Nyamagabe, Nyaruguru, Nyanza. Two ni uturere dufite inzibutso nyinshi, ubwo biranajyana n'umubare w'abatutsi bari bahatuye. Karongi nuko. Ubu rero hari gahunda y'uko inzibutso zimwe na zimwe zihurizwa mu zindi, ariko no mu kubikora twirinda yuko hasibangana amateka yaranze aho hantu. Iyo bigaragara ko hari umwihariko w'amateka ushobora gusibanganwa biturutse kuzihuza, icyo gihe byitabwaho urwibutso rukahama. Iyo gahunda rero yamaze kumvikanwaho n'uturere twose, buri karere kazi inzibutso kazasigarana. Namwe nk'abanyamakuru mushobora kubaza buri karere inzibutso kazasigarana bazibabwira. Urumva ni igikorwa kinini cyakozwe, kandi ubwo twakurikije ibiganiro nyine twagiranye na buri karere, noneho twemeza uburyo bwo kugira ngo hasigareho inzibutso leta izitaho igihe cyose kandi amateka adasibanganye. Ibyo niko biteye. Buri karere kazagenda kabikora gakurikije ubushobozi gafite. Muri iyo planning y'igenamigambi bagiye bagena inzibutso zizagenda zihuzwa n'izindi zigasigara, noneho no kuvugurura n'izihari, bikanajyana no gushyiramo amateka, kuko si ukora urwibutso gusa, ubwo n'urwibutso rufite exhibition, rufite ibice by'amateka yaranze aho hantu ku buryo atazasibangana.
amateka ari mu buryo bw'impapuro, mu buryo bw'amashusho, mu buryo bw'amajwi. Ubu ngubu uturere twose hafi ya twose tumaze kwandika